Habayeho umugore n'umugabo, umugabo akitwa Senyoni naho umugore akitwa Marigarita. Babyaranye abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Umuhungu n'umukobwa bari kugenda mu nzira, umuhungu yitwaga Baba naho umukobwa yitwa Nyashya. Baba abwira Nyashya ati bro, njyewe buno buzima ndabuhaze, siniyumvisha ukuntu tuzabaho ababyeyi bacu badahari, ari twe twireberera nta muntu n'umwe utureberera. Noneho Baba ati mushiki wanjye ndabizi neza ko uri umunyantege nke, ariko aho kugira ngo tuzibe wa mugani banatwice, hari igitare nabonye hariya nicyo ndi bukujyanemo twibaniremo. Nuko barangije ati reka ngushakire urubuto hariya ubundi urye mpite nkujyana aho ngaho. Bahise babona igiti cya avoka hafi aho ngaho, bamaze kukibona barambuka ngo bajye guca avoka. Bahageze bareba ikuze neza, barayagaza ubundi barayica. Bamaze kuyimira ati rero ubwo dusamuye tube twagenda gushaka aho kuryama. Baboneje kuri rwa rutare, baragenda bahageze Baba yereka Nyashya abona ni heza bararyama. Bamaze kuryama bukeye Baba ati ngiye kugushakira utwo kurya. Aragenda mu ishyamba guhiga utunyamaswa. Agezeyo yishe udukima, yica udukende, udutware, udukwavu, utunyoni, utuntu twose. Mushiki we yabaga yasigaye arimo gukondora, ni ugukondora ni ugukubura. Aho ngaho yari yasigaye ari gukora isuku. Noneho Baba asoje arataha, araza ageze mu rugo ni ku rupangu usubora ku rutare. Ati Nyashya ya Baba nyugururira, mwana wa mama nyugururira, nishe agakwavu nakanjye nawe, nishe akanyemera nakanjye nawe, nishe agakende nakanjye nawe, nishe agakware nakanjye nawe, nishe akanyoni nakanjye nawe, kanini karimo tuzakagabana. Arangije aramwumva, amaze kumwumva araza aravuga ati subiramo, mwana wa mama nyugururira, Nyashya ya Baba nyugururira, nishe agafundi nakanjye, nishe akanyamanza nakanjye nawe, kanini karimo tuzakagabana. Yumvishe ari musaza we abwira urutare ngo baruka. Rutare Baba yinjire. Urutare ntirwatindiganyije kubaruka, rwarakingutse. Baba arinjira bishimye cyane bavuga ati tugiye kurya. Birangiye barahoberana, bamaze guhoberana bajya guteka. Barateka bari no kuganira ati bro, uyu munsi akazi kagenze tese? Kagenze neza, urabona ko ntakimuzi. Bwarakeye asubira guhiga nk'uko bisanzwe. Nuko aragenda, ageze mu nzira n'ubundi arahiga nabwo aragaruka. Araza n'ubundi nabwo arakinguza kwa kundi baramukingurira. Birangiye nabwo araza aramuhobera. Urumva umuntu muba mutirirwanye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Nuko nabwo baricaye barateka, ariko hakaba hari igisimba cyitwa Kizimu cyari kiri aho hafi, cyashakaga kurya Nyashya. Kikaba kiza kurekerereza ngo cyumvirize ibyo avuga. Nuko bwa mbere cyaraje kiravuga, mwana wa mama nyogororera, Nyashya ya Baba nyogororera. Mushiki wa Baba yanga gufungura, avuga ati urwo rujwi ntabwo ari rwa musaza wanjye. Nuko kirangije nabwo kirongera kiragaruka, Nyashya ya Baba nyogororera. Kikajya kibijwangajwanga, nabwo kibivangavanga, nabwo yanga gufungura. Cyarabirepetaga ku buryo kizaza rimwe kigahita kigwaho nyine. Nuko birangiye kirongera kiragaruka, kiza kurepeta, kirarepeta. Nibwo cyongeye kuhaboneza kiza kivuga ati mwana wa mama nyugururira, Nyashya ya Baba nyugururira, nishe agafundi nakanjye nawe, kanini karimo tuzakagabana. Nuko Nyashya agira ngo ni musaza, kirongera arakibwira ngo subiramo Baba we. Asubira, gisubiyemo arafungura. Maze gufungura abona ni urusimba ruraza, rurangije ngo ngiye kukurya. Arangije nyogosogoko ngiye kugukarangira utuyuzi tw'impaza, ukaturya na nyoko. Nkukarangira utugedege ntari ko ndadukunda. Nuko arangije agenda ku ngo arakaranga utuyuzi. Nuko arangije agihenda ubwenge arakibwira ati rero sogokuru twumvikane nk'abaryi b'imbuto. Akarabwa hanze ni akawe, karabwa muno ni akanjye, karabwa mu cyumba ni aka musaza wanjye. Igisimba kuko cyishakiraga amaramuko ati ntari, cyumvaga kiri bumurenzeho. Agisohoka aba arakinze, kigira umujinya. Aravuga ati ningaruka nzakurya n'umusatsi nzawumira.
Musaza we yaraje asanga umukobwa yaryamye afite ubwoba, amugendekera uko umunsi wagenze, arangije aravuga ati oke reka mbe ngumye hano turebe. Iminsi 5 yarashize abona ntacyo ari kubona. Yewe ni ubwoba bwawe mushiki wanjye, ngiye kubyuka nshaka ibikoresho ubundi njye mu kazi kuko inzara yazatwicira hano. Yafashe umuheto afata umwambi aragenda ajya mu kazi nk'uko bisanzwe guhiga n'akisakazi kuko niho bakura amaramuko. Noneho aragenda ariko akajya agenda bigura intege, umugongo ucika, amabere yikora atonse avuga ati none hagira ikintu kibi kiba kuri mushiki wanjye, kari we mbanaga nawe, kari we nsigaranye, byagenda gute? Nuko ariko igisimba cyari cyamucunze na n'ubundi kiragaruka kivuga nkawe, mwana wa mama nyugururira. Nuko aba arafunguye, noneho cyari gifite impamyi nyinshi nawe afite ubwoba bwinshi. Bakigera mu nzu ngo sogoko mukarangira utudegede, rakakudegeda mu nda, mukarangira utubizi tw'impaza ngo katurye na nyoko. Ushaka iki none? Nshaka kukurya. Nuko kiranga neza neza, arakinginga ngo mbabarira na musaza wanjye aze uturire hamwe. Kiba kiramumize. Kimaze kumumira musaza we yaraje, ahageze asanga umukobwa cyamuriye. Kimaze kumurya akaguru kigashyira hejuru y'igiti ku cyumba. Arangije agira ubwoba aravuga ati oke umujinya uranyishe n'ubundi ntacyo ndamira, ngiye kwenda icumu njye kwica kiriya gisimba. Yenze icumu aragenda ngo agiye kucyica. Yaraje agisanga hano, kikimubona nacyo ati n'ubundi byandangiranye, nta wundi muryango ufite, ngiye kuguha agahera ugace uremo bene wanyu bose nariye, mushiki wawe nariye, nyogosenge wawe nariye, bose nariye. Nuko yenze rya cumu agikubita mu rubavu. Nuko birangiye niko kubanza cyacira bene wabo, gicira nyirasenge, gicira sekuru, kirangije nacyo kirapfa. Sinjye wahera umugani. Niba wakunze iyi nkuru kora subscribe, ndabakunda cyane.